Reka nongere nkusuhuze, reka nongere nkubwire ati nyagasani Yesu nabane namwe, kandi nawe uhite ujya muri message cyangwa se muri comment wandike ati nawe umuhorane, kugira ngo mbone yuko abantu bose tuba turi kumwe. Mwongeye kwirirwa neza, mwongeye kumererwa neza nk'uko bisanzwe. Iyi sheni ni Toso de Barbara TV ikorera ku muyoboro wa sheni ya YouTube. Aha rero tugarutse mu makuru meza twaje kuba duhabwa na P Network, ubwo ko timu ya P Network yaje kuba iduha amakuru, baduha itangazo. Twese rero tugiye kuba twafatanya gusoma cyangwa se twafatanyiriza hamwe tukareba bimwe mu bikubiye muri iri tangazo twahawe muri uyu munsi. Rero nk'uko bisanzwe abantu benshi cyane twaherutse gukora ikiganiro tubabwira yuko tugiye kuba twakora version 27, ariko ndabona uyu munsi waho gatoya amakuru yahindutse, cyangwa se itangazo baduhaye ryari ryahindutseho gatoya. Ndabona bagiye kuba batwereka uburyo dushobora kuba updatinga node zacu cyangwa se node muri Sohort, aho ino node irimo gukorerwa ku bantu bose bamayininga bakoresheje mudasobwa. Iyo tuvuze mudasobwa ni abantu bakora mining ya P Network bakoresheje imashini laptop cyangwa se bagakoresha izindi mashini izo arizo zose. Rwose ndagira ngo noneho tube twarebera hamwe bimwe mu bintu by'ingenzi baduhaye muri iri tangazo, kugira ngo hataza kugira umuntu ucikanwa cyangwa se hataza kugira umuntu uza kubura amakuru, kandi amakuru yakayabonye akayabonera ku gihe, kuko natwe tubereyeho kuba twatanga amakuru, duha amakuru abanyarwanda n'abandi bose bari muri bino bihugu bya East Africa muri rusange n'abanyamahanga. Rero reka turebere hamwe bigize iri tangazo, kugira ngo tutaza kuza kwizimba mu magambo bikarangira ducikanwe. Itangazo rya P Team ryo kuwa 14 Kanama 2026 risoho P node 0.2 yasohotse, kandi harimo ibintu by'ingenzi. Ikintu cya mbere mu by'ingenzi P node yaje kuba itanga nk'imurira cyangwa se itanga nk'itangazo. Ikintu cya mbere P node 0.2 yasohotse. Ni icya mbere abakoresha P node basabwa gukoresha verisiyo nshya. Kuvuga ngo verisiyo nshya kuba yakoreshwa ni 0.6.2. Iyi serivisi, iyi verisiyo abantu bakatubwira ngo iyi verisiyo yazanye kunoza impinduka nyinshi, cyangwa se yazanye kuba yanoza byinshi bitanoze muri uno mushinga wa P Network. Sohort iyi ngiyi bahora bayivuga, ariko ino Sohort ugomba kuba wayimenya cyangwa se ukayumva ukayitaho. Sohort ahangaha baraza tubwire ngo uburyo node ihuza umuyoboro wa P. Ahangaha ni uburyo node ihuza umuyoboro wa P, imikoreshereze ya P desktop, kugira ngo kuyicunga byorohe. Ni ukuvuga ngo ahangaha abantu mumininga ino P Network mudakoresheje ama smartphone cyangwa se amatelefone, ariko mukaba mumininga mukoresheje ama desktop cyangwa se ama laptop. Ahangaha ni ukuvuga ngo barimo bazamura uburyo ushobora kuba wacunga cyangwa se waha umutekano konti yawe, kugira ngo hatazagira ikibazo yagira ukaba wabura konti yawe cyangwa se ugatakaza konti yawe. Icya kabiri bakatubwira ngo Sohort yatangiye kugaragaza akamaro ka node. Sohort yatangiye kuba yagaragaza akamaro ka node. Hano turebe noneho akamaro ka node akariko. Ikintu gikomeye cyane muri iri tangazo ni uko P ivuga ko yakoze distributed computing test ikoresheje Sohort. Ahangaha ni ukuvuga ngo P Network yaje kuba yakoresha ubundi buryo bukomeye, ku buryo nta muntu ushobora kuba yabasha kwinjira muri konti y'undi muntu abe yakwibamo bwize cyangwa se amwibe. Urugero mu buryo bworoshye, aho application imwe ikorera muri serivisi imwe gusa, irimo ishobora
nk'ibikoresho bishobora gutanga computing power. Urumva ahangaha ku bantu nyine baba mining bakoresheje nanone amakompiyuta ino piece code cyangwa se ino pinode icyo isobanuye. Mu magambo makeya, pi iri kugerageza guhindura mu magambo make nuko ino Pi network yaje kuba ikomeza gushimangira umutekano wayo ku bantu bakoresha application ya Pi ariko bakayikora bamayininga bakoresheje imashini. Abantu bakoresha imashini nibo bantu ino tangazo ririmo kubwira basabwa kuba bakoresha version nshya. Icyo bavuze version hariya muri application aho dusanzwe dukorera update, bakaupdatinga app yabo bakayaupdatinga bagahita babona verisiyo nshyashya cyangwa se verisiyo igezweho mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba babona uko bacunga app yabo. Abantu mukoresha telefone mwebwe ntabwo bibareba, iri tangazo ntabwo ribareba, rirareba gusa abantu bakoresha application bayidownloadinze cyangwa se abantu bamayininga bakoresheje imashini. Nk'uko bisanzwe Ntosode Baba, ciao ciao.